Hello my people, mumeze mutenisha kuri garutse nanone. Nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza, niba ukunda kuri agasobanuye ukaba ukora kuri Oshakuru Films, Imana ikomeze kukurinda. Uyu munsi mbazaniye iki munsi mbazaniye udufilimi 10 n'ubundi ushobora kureba. Ni filime tuba tumaze iminsi tugenda dushyiraho nubwo tutari kwa uploadinga cyane, website ntabwo ibibazo birakemuka, turacyafitemo utubazo. Website turacyafitemo utubazo ariko turi kugenda tubikemura mu minsi iri imbere turaza kujya kuri ritime twakoreragaho twongere tubahe filime nyinshi. Muri hangana murakomeza kwihangana, ntabwo turi kwa uploadinga buri munsi nkuko byari bisanzwe, suko filime zidahari. Ahubwo icya kibazo ntabwo kirakemuka neza, ariko byibura ubu ngubu iziriho muri kubasha kuzireba, muri gusearchinga bigakunda. Indi nkuru nziza nuko YouTube nabaye monetize 12,300 niyo subscribers dufite ubu ngubu. Ushobora nawe gukandaho kinjira muri family ya Oshakuru. Iyo tugumye tubona biza bidutera motivation. Uyu munsi rero ngiye kubabwira udufilimi 10 ushobora kujya kuri website ukareba. Hariho filime nyinshi, twagiye dushyiraho filime nyinshi inshyashya, izo kurwana, iz'abantu bakunda cyangwa izo ushobora kuba udakunda, mood itari yawe, ariko ubu ngubu mbazaniye izo duheruka gushyiraho 10 byibura ushobora kureba. Natinze ku mwanya wa 10 turasanga filime yitwa Originals season ya kabiri. Season ya mbere yaririho ni filime yakozwe n'umutonozi bita Dylan, zisohokera ku giti.net, ushobora kujya ukazireba cyangwa ukajya kuri Oshakuru ukaba wazireba ku buntu. Season ya mbere yari hari episode finale irahari. Season ya kabiri niyo twatangiye iriho, mwino minsi ishize twayishyizeho. Ushobora kujya kuri website niba wararebye season ya mbere ukabasha kureba na season ya kabiri. Twakomeje tugeze kuri episode ya 7. Indi filime twazanye ni filime yitwa Dark Tower. Muri video iherukanye nababwiye ko nzayibakorera HD mukayireba. Filime yakozwe n'umusobanuzi bita Pike, ntago agikora ariko hari amafilime yaragiye akora dushaka kuyagarura mu mashusho meza. Filime yitwa Dark Tower yakinwe na Idris Elba, uriya mwirabura muramuzi cyane. Yakinnye filime nka Beast of No Nation, yakinnye filime nyinshi nayiriho. Ni filime twagaruye. Indi filime twazanye ku mwanya wa 8. Ku mwanya wa 8 turasanga indi filime yitwa The Continental. Umusobanuzi bita Remy yarigereza kuyikora, akora ibice bibiri, Continental part 1 part 2, ariko ntiyakomeje, sinzi ahantu yagiye. Ariko ubu ngubu Gahiza yayikoze, yakoze part 1. Ubwo turategereza ko akomya kuyikora cyangwa akaba agiye guhita power. Ubwo turategereza nayikora muzayibona tuyashyizeho ikomeza The Continental. Indi filime twazanye ni filime yitwa Legion rero ni filime yari isanzwe nayo ihari ariko Sankara yisubiyemo. Ni filime yarakozwe na Yanga, kuko Yanga ndayizi ko ihari, na nura musobanuzi bita Senior ku iflash nawe yari yarayikoze Legion. Ahubwo Yanga ashobora kuba atarayikoze, ahubwo ari Senior gusa. Ndaza kureba neza ko Yanga ihari, ariko Senior ya Senior ndayizi y'umukecuru tuka umugore muri restaurant akavuga ati uwo mwana utwita azavamo Legion. Ushaka kujya kuri website rero ukaba wayireba. Legion nayo hari, ni mu bwoko bwa horror. Zira filime ziba ziteye ubwoba, niba wigira ubwoba ntago ari ibyo bintu, ntago ari ngombwa kubireba. Ushaka kwirebera tundi tw'urukundo, hariho filime nyinshi zagiye zisohoka wakireba izo ngizo. Ku mwanya wa 7 cyangwa se kuyo nakita ku mwanya wa 7 twasanga filime yitwa Conjuring part 3 igice cya 3. Ni filime iri horror bya hatari, iteye ubwoba, irakanganya bya hatari. Niba ukunda za filime iteye ubwoba, nyari mu top 10 ya filime zishobora kuba ziteye ubwoba, zishobora kuba zarabayeho, kubera ko ibintu bijyanye n'abazimu, ibintu nk'ibyo ngibyo biba bigenda byinjira mu bantu, kubikuramo abapasiteri bapadiri bakavuga amashapure n'ibiki, abantu bakigoronzora. Reka nkwereka aka kantu, reba uno mwana ukuntu abaye amazi adi mu cyangwa inyange ajyana uko basenga. Umwana arigoronzora David, umva muracyari gusenga, turahangana n'ikintu kibarusha imbaraga, aho kujya mwana avunagurike azasigara n'igisenzegeri. David muracyari gusenga, wa mugabo we ntabwo uri gusenga ubishoboye, bireke si byawe. Umwana arigoronzora urakire, hari igihe umuntu bamukuramo abazimu nawe ubwo agasigara ari ikimuga. Ubwo turahita dukomeza n'umwanya wa 6. Ku mwanya wa 6 aka filime twashyizeho, warebye filime nka Shaolin Soccer twayigaruye nayo mu mashusho meza, iriho kuri website. Ushobora kujyaho filime ya Yanga n'ibihe byose abantu baba barayikunze. Ntabwo tuzatuburaga filime ka Yanga tugarura, turadu filime mwagiye mukunda Yanga. Abasobanuzi bagiye bakora filime kera, ubu ngubu batagikora kubera ko bamwe ntibakiri mu buzima, abandi bagiye mu zindi nshingano. Imana ikomeze kumwakira Yanga mubaye, akomeza aruhuke, akomeza agire uruko ridashira.
twarenjoyinze filime ze, niyo mpamvu tutamwibagirwa, tuba tugomba kugenda tugarura filime ze uko dushoboye. Abantu harimo ababa bakimukunda, hari ababa batarazibonye, hari ababa barazibonye bashaka kuzisubiramo. Ni urwo rwego tuba twagiye tuzigarura. Yanga Shaolin Soccer nayo twayishyizeho, ni filime nziza ushobora kuyireba ukenjoyinga. Ubwo ku mwanya wa gatanu twakomeje. Ku mwanya wa gatanu turatanga filime yitwa Vantage Point. Ni filime nabonye iri gutrendinga cyane. Vantage Point filime yakozwe na Sankara y'umugabo burinda perezida, barigeze ngo kwitangira perezida. Ni filime nziza nyine, n'ukunda turiya filime tw'abasirikare barinda abakuru b'ibihugu baba bafite inshingano. Ni filime nziza wareba ukayikunda. Yes, turahita tugaruka ku mwanya wa kangahe? Turahita tugaruka ku mwanya wa gatatu. Ku mwanya wa gatatu turasanga filime yitwa Most Dangerous Game. Most Dangerous Game ni filime twarashyizeho part 1. Abantu baravuga ngo ntabwo iri kurangira, nuko Rocky yaratarayikora, ariko arayikoze be iriho. Ya filime y'umutipe babwira ngo urirukanga ijoro ryose baguhige, bagushyira abicanyi baguhige, nugeza mu gitondo batarakwica uratsindira amafaranga. Ni ziriya filime nka za Squid Game, ni buriya buryo nyine ziriya filime buryo ziba zikinnyemo. Cyangwa kandi kari kuri website nako murakibuka ko umutipe babwira ngo ngice isazi ngo uyirye ngo tuguhe amafaranga. Ni muri ubwo buryo bakaguhiga cyangwa bakagutegeka kugira ibintu ukora nyine wabasha kubikora ugatsindira amafaranga. Nubwo buryo ikinnyemo. Ku mwanya wa kabiri turasanga filime yitwa Brick. Ku mwanya wa kabiri turasanga filime yitwa Brick. Ni filime yakozwe na Sankara 2025. Ni filime nziza. Brick ni filime nziza yakinnye muri amatipe witwa Matthias. Uriya matipe witwa Matthias wakinnye filime nka Army of Thieves, muramuzi cyane, yakinnye filime nyinshi cyane. Akunda gukina kenshi ari umujura. Ni filime ya Sankara. Niba ukunda filime ziri top, ziri trend, filime ziba zigezweho, ziba zigutrendinga hirya no hino ku isi, wayireba. Brick ni filime nziza. Ku mwanya wa mbere nta yindi filime tuhasanga. Ku mwanya wa mbere tuhasanga filime yitwa Night Has Come. Night Has Come ni filime ya Rock ari gukora ubu ngubu, tugeze kuri episode ya 8. Ushobora kujyaho ukayireba, ukabasha gustreaminga, ukenjoyinga gasobanuye. Niba ukora ibyo dukora ukabashaka kudushyigikira, nta kindi wakora, kora subscribe. Biba bibaye imibare ikomeze izamuke. Gahunda no kuzagira 100,000 niyo target, niyo purpose. Nibigera bizaba ari sawa cyane. Mwe kora subscribe, komeze streaming, komeze enjoyinga gasobanuye kuri website. Imana ikomeze kubarinda. Njye na Shakur, weekend nziza. Ciao.